you the truth nakazi kawe cyangwa ugira inama karukanye ndakubwiye uzajya ubunga ninjoro ngugiye mu tuganiro two mu gicuku ujya kuvuma ubugari kwa Esther wowe n'umwana muto hari ubwo ari waguze tunyama muri kurya ubugari kwa Esther wamenya gatenge wowe igitenge nyine ngomba kucyambara wose waba warumbonye namba ujya kurya ubugari kwa Esther uvuye iwawe ungiriye inama banza uyigire yo riraje ikaze rero mwebwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa shonge muri kumva kuri mikoro nkuko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro turi kumwe n'umugabo n'umugore hano muri no kuvanga ibintu ariko numu X uzico bita X numu X haryo mu X bisobanura iki umu X nuvuga ngo n'umuntu wari inshuti ariko mwatandukanye ntabwo turabagabo n'abagore fair attention wowe niba utangiye kuvuga ibintu byo menya n'icyo bisobanuye nge sindi umugabo w'uyu nawe si umugore wanjye n'umu ex wanjye n'umuntu wari inshuti yanjye ariko tutagikundana ntabwo yari inshuti yawe yari umugore wawe oya twasezeraniye ikibazo nuko mutasezeranye uretse n'ibyo hari umwana mfite kuki wo uvuga ngo ni umugore wanjye uyu ni inshuti yanjye ntabwo ari umugore wawe ntabwo ndi n'inshuti yawe ubu bushuti n'uvuga ngo mwebwe mugenda mukonfaminga ibintu mukabishyira confirm dukorera amarangamutima yanyu she's not my wife she's my friend like you are my friend like everybody the friends like the friend now uzi icyongereza you don't know English okay dukomeze go ahead wapfuye yarihuse konde bo wigunze nigunze asara umugabo ngira ushaka umugabo ndamushaka ariko yaka ari vuga ati twasaba imbabazi zembabazi yasaba imbabazi oya wowe impamvu urabimuvugira ubushaka kubera wenda amarangamutima yawe ugashaka wowe kumvisha umuntu ibyo ushaka kubera ko ari ibyo ushaka ntabwo ari uko neza uri kunyumva ariko ubona umumaro dusabe yaragufitiye yego urabyo ibyo birumvikana ariko urabizi ko uhari ibyo birumvikana nanjye njye n'akamaro nakugiriye kucyumva ko wangiriye akamaro njye n'akamaro nakugiriye wumvise mbihakanye se ahubwo wowe uri gukonfirima ibintu wowe ku marangamutima yawe oya hari umumaro dusabe yaragufitiye urabyemera njye n'akamaro namugiriye se warakangiriye no se wumvise mbihakanye nuko uri gushaka kunshyiramo ibintu mpfosingamo ibintu njye nashaka kumva nibica gusa akushyiramo ari kunsisikamo ibintu imyumvire yawe ntabwo uri imyumvire yanjye wandasana none se dusabe uko mufata ni umuntu twabanye tubana neza dutandukana neza ntawe ukomerekeje undi dutandukana mu mahoro batandukanye ku ngeso ziwe arigendera yisubira mu buraya bwe ubu arameze neza araryoshye aryoheye mu buraya bwe mu buraya ka oya Sodoma yiwe ngo Sodoma ngo ni mu birindiro bye ntabwo twebwe twaje wenda mu manza hasi mu rukiko nusanga twaje mu manza tuganire nk'abavandi dusabe uburyo mufata ubu ngubu kugeza uyu mwanya ngewe ku mutima wanjye ngewe yakamwana dusabe ubu ngubu mufata nk'umuvandimwe nka mushiki wanjye ntabwo mufata nk'umugore wawe noneho muhure mu buriri nta kintu wamubaza ibyo mu buriri byo ni ibintu ubanza wumve impamvu wowe winjira bitari ngombwa kubera iki winjira mu bintu bitari ngombwa dusabe mufata nka mushiki wanjye ntabwo mufata nk'umugore wawe mufata nk'umuvandimwe biri aho nka mushiki wanjye nk'uko mufata nk'abandi bakobwa nkabona abandi bakobwa nkamufata nka mushiki wanjye kuki wowe urasa mu buriri nibi oya aravuze ngo ni nka mushiki we kandi turabizi yuko wabaye umugore we twaratandukanye kandi nta n'ubwo ubu ntabwo turi kumwe ntabwo uri mushiki we wenda uri umugore mwahoze mubana sasa wowe ntabwo ujya wumva ukuri wowe ushaka
kubera ko amarangamutima yawe uko ashaka niko ubishaka, mu buriri ni mu buriri, hanze ni hanze. Dusabe iyo duhuye nshobora kumugura agafanta cyangwa se bakakangurira nka mushiki wanjye, ariko wowe ntabwo wafosinga ngo ni umugore wawe. ibyo waza uvuga ngo byo gusaba imbabazi ase wa mugani byarangiriye ko mperuka wari urimo uvuga ngo ugiye gusaba imbabazi. Noze dusa urumva nagusaba imbabazi njyewe kapitene yakamwana leta na koloneli muri RDF, urumva nagusaba imbabazi ko nuko uzi ko nazo nagura bose nzi gusabye wazima nazo nagwa nyine, niyo mpamvu ugendera ko utazima. nzi guhase gute mugaba nzi gusabe ngiye kuzigusaba noneho uzinyime ngaho zisabe numve andabariye bo nuko rero ubabarire se wankoreye iki? oya mubabarire wankoreye iki? burya umugabo yavuze ijambo rihagararamo. Twaje hano umbwira yuko ugiye gusaba imbabazi. Ako kandi niko nakubwiye. Uravugisha ukuri, ari you serious? Ahangazi turi kumwe rwose, si ibyo wari uri kumwe. Sinjya nkunda rero umuntu ushaka ku. Oya nawe niko wari uri muvuga. Kunumva umufiki. Ko wari uri muvuga. Ariko nazo oya kanzi gusaba rero niba ari byo ushaka. Nazo ushake urazisaba kandi nazo umva murifuza yuko nabasaba imbabazi kandi nazo dushaka, noneho wakwigume mu buzima bwawe ko buryoshye. yewe sinyahundi imanza, sinzi guterana amagambo n'abadamu, ibyo byo murabizi. Uzikumenagura ngo nzajye kurana nawe kuri ribu, ejo ujye kunangira ikirego kuri ribu, ejo nsange ndi kwitaba urukiko. Please wait, shut you ziba ko sura unamututse ngo azi no kuvuga ngo dore kwateye nyine gisinya nkunda umuntu unzanaho ibibazo no kugira ngo mpunge dusabe, kugira ngo ejo nazarego ikibazo. undi si yo shaka simba narakureze umutekano, simba narakureze iyo mbishaka simba narakureze ubu ngubu wari kunde gikimabuja ibyo wakoraga sura biyo abaturage ubwabo nibo bari baragutanze. Gusa cyo nshaka kubwira wenda abanyarwanda dusabarankunda ntago nkukunda tukibana niho nagukundaga kuko imba naragufungishije, ariko ubu ngubu byararangiye. Ari n'abayobozi baje, abayobozi baraje baravuga ngo dufungiye akarabura ngo gufungisha se ngo bimara iki yagiye akajya mu nda. Haramutse hari irindi kosa muramutse musubiranye binyungura iki se? Hanyuma twatandukanye se akore kosa. Ariko ubundi ko twatandukanye kuki fostinga wowe ko twatandukanye wowe urashaka kuduhuza urinde wowe uri kumva rata namufungisha se ngo bimarire iki? Twatandukana twatandukana akagenda nanjye nkagenda. Urakoze cyane afungishe ngo bimariye njye dusaba buriya nubwo umureba ukagiye kuvuga ngo arankunda ari abayobozi baje bagiye kumfunga pe se bari bagiye kugufungira iki? naye namenye kawunga n'umuceri menana terminali namenye n'amasanira. Abayobozi baraza babwira dusaba ngo tumutware, sora bura ngo yango mumufunge. So dusaba bura twari ibihe byinshi twagiye tunyuranamo, niyo mpamvu n'uyu munsi ngewe nubwo twatandukanye ndacyamukunda. So ari ahantu yansabiye imbabazi, abanyerondo baraje bagiye kumfunga, si ubyuka cyagiye mena amasahani, abanyerondo bagiye kumfunga. Dusaba bura ngo yango mureki ngo ntabwo nshaka kumufungisha. Derizo niwe rero dusabe uburyo tuziranye mwe kujya mushaka kwinjira no gusesera basesera wowe ubwawe utarahombye ikintu gikomeye ubwiwe yitagarije mwombikize wahombye umugore mwiza wagukunda. Nzibonera undi mugabo wanjye, nzagukunda, nzagukundwa kaza, nzaguha keya ewana nacyo nazakora. Undi mugabo uzaza ewana undi mugabo uzaza mu mutima none waruzi ko ari wari kumwe. Oya ntabwo ari ndi kuba njyewe waravuze ati undi mugabo uzaza mu buzima. Nyina bivuga mbere ataravuga ngo undi mugabo uzaza. Njyewe se ko wewe waje kandi njye nawe utandimo ko waje
gusa tuvugisha ukuri umamagara ubwa mbere ibyo ngibyo byararangiye hirya ndabizi ukamamagara uraza turavugana ibyo byararangiye bakaragaruka turavugana nabura ngo ngwino ejo bundi wavuze ngo iki ngo iyo tugumana ngo wari kunkubita umuhini siko wavuze ejo bundi ntabwo nari gukubita umuhini iyo mbana ndo gukubita umuhini mbana gukubita harya ka gataburete wajugunye iyo kafata hano sindari guhita usimba naraboze bandi kukureba bari kundeba namene n'agateleviziyo nari kukureba tukibarugura iriya ntabwo byibuka uyu ariko uzi uyu nguyu amafuti ako dusa kuko buriya wibinyibutsa we namenye televiziyo byagenze meni ya kabiri niguriye byagenze tukibarugura iriya handi kamabuye televiziyo ya mbere wa mu diaspora yaguze ndayimena ngura indi basi yo gusanga nayo ndayimena gukora amagambo yawe sasa nuko wenda tujya ku ruhande rumwe ariko nta makosa ugira ndagira ariko ntabwo waza mu gitondo ngo uze nayahe makosa yadusaba abantu bose baba bazi yuko dusaba oya nanjye ndi umunyamakosa njye ntabwo ndi umumarayika abazi ko nanjye ndi umunyamakosa ariko dusabe nta makosa ajya agira tujye tuba veride makosa yadusaba ni ukuvuga ngo mu gifaransa hari akantu bavuga ngo il faut être quand même véridique il faut être quand même véridique nubwo utaba umunyakuri gerageza basi wenda byihuse uba umunyakuri so niba wowe wumva yuko wenda ari njye munyamafuta ariko niba amafaranga ngo ngiye kugurisha isafuriya akaba arayifashe uravugisha ukuri ino safuriya ndayikuramo agahita ajya mu masafuriya ino safuriya ndayikuramo bibiri agafata amasahani umuntu utaratinyaga n'amasahani n'amasahani ndayakuramo igihumbi shabana yanjye ni ukuvuga ngo n'umugabo rwose nawe sinjya mbese baragwira ariko ibyo urumva ko ari umuntu wagiye kwihanganira kandi yagiye yitangira wowe ni ukuvuga ngo yaranyihanganiye njye se namwihanganiye binganiye nyine nakubashije ngo nirihe kuki mujya ku ruhande rumwe ikosa nagukoreye ukavuga ati dusabe ndaramwihanganiye wakoze kimena ntazi urambeshya ngo uratwite udatwite ubwira abanyarwanda ngo urantwitiye udatwite ibyo ni ibyaha bingahe iki kintu cyakubabaje muri ibyo no kunsuzugura none oya nari kuyitera se none se kuki wabwiye abantu ko utwite kandi uzi ko udatwite byarakunaniye gutera kuki wambeshye kuki mubeshya kujya kubeshya abantu ngo uratwite udatwite what is the problem wese ntabwo ubeshya ukambwira ngo uratwite udatwite kandi ubizi neza kuki mubeshya yego kuki wabeshye ngo urantwitiye kandi udatwite ubwira abantu ujya ku macano ngo uratwite ahantu hose warabivuze ngo uratwite kandi udatwite what is the problem ntabwo ari cyo gusa yaragiye akora ikimina ntazi njyamo amafaranga akajyana mu kimina agakora ikindi kimina ntazi yawe se my friend yawe imana yo mu ijuru kureba gusa wajya uvugisha uko ko nta kazi wagiraga ko nabizanye se nkabizana mu rugo rwawe wumva narabijyanye iwacu sinagikoze nkabizana mu rugo rwawe kandi ayo mafaranga nari narateruye mu rugo ndazana ati reka nyashyire mu kimina ndebe ko cyunguka kuki utabimbwiye nabikubwiye kuki njye nakubwiza gukuri wowe ukamisha ukuwe kuri icya mbere wowe nabonaga nta ntego yawe ufite intego yawe ari iyo kwinywera gusa sasa iyo umuntu rero ari indyarya iyo umuntu atakubwiza ukuri njyewe nkubwiza ukuri kwanjye kose wowe ukanzanaho uburyarya nayazanye mu rugo rwawe ntabwo najyanye iwacu don't talk warangiza wowe nkaguha amafaranga ukajyana mu kimina wowe ukagukora ikindi kuba n'undi sinakwerekaga amafaranga yanjye yose ibyo ngibyo biroroshye wowe tekereza ibyo nakwerekaga amafaranga yanjye yose wowe ukamisha wowe mbwira ariko nabizanaga mu rugo rwawe wowe ibyo wankoreye ngewe imana yonyine niri kure niba umuntu aguhisha uzishakira abataguhisha ikintu we yavuze ngo amafaranga nubwo yayajyanaga akayajyana mu kimina uri kumva yari yagaruraga mu rugo sinzongera no guhangana nawe tuzajya duhura nk'abavandimwe niba ari agafanta tugasangire ariko gusa purize wowe uri gushaka kumfosinga ntabwo nyamwuga umuntu umfosinga
il ne faut pas me mvuze ibya yakano kurukunuze nkahera ku cyambere waramubeshye ngo uratwite kandi udatwite ibyo se ko ari ibintu bisanzwe ubu se n'ubu nguku kuva twatanduka ko narajya mu mihango none se bimbwira kumubeshya mubeshya se ibyo ngibyo wibigira kiriya cyane ibyo ngibyo biba burabutesita bwo kwa muganga n'abantu barabyanditse muri komenti ibyo birazwi ibyo barabivuze byararangiye ariko urumva mu bintu byababaye harimo kuba warakoreshaga ikimina mu mafaranga yiwe iki kimina cyo sinemeranya na yaka ariko icyo oya buretse aho ngaho buretse manzimo dusa kubera iki wagiye ugakora ikimina ntumbwire kandi nayazanye mu rugo rwawe wumva narayajyanye iwacu ko aricyo ndi kukubaza bakankorera gusa akadukomeza amakuru mashyashya rero Nzovu aturamye mu kabari Delphine yanze kwinjira mu nzu aravuze ati urinjira mu nzu ndakwica shabana we imvura iguye Nzovu aturamye mu kabari wese wari uturamye kwa Nuzi kwa Ndera kwa mugore wawe yitwa Ndera wa mugore wigeze kuza ukambwira yitwa Nde ntabwo nari mari wa Sodoma Sodoma ari abagore benshi agahinda se ko ubu nta gahinda nyifite ubu umeze neza yewe mbashaka kugira ngo dukire ukuri imbere y'abantu njye se ko nashyira ukuri kwawe imbere y'abantu kuki najya nkushyira ukuri imbere y'abantu nushaka ugushyira hano sinya nkunda indyarya sinya nkunda umuntu umbeshya dusabe yewe mbwire n'abanyarwanda muri rusange dusabe uyu mureba ni umu ex wanjye twarakundanye tuzabana nk'inshuti ariko ntazagire wongera gutekereza ko dusaba ari umugore wanjye nta mwana mfite araje ave hano kuri kamera mu kanya ngo bite se ararimo abivuga none ndaguhamagara no mu kanya uraza umpamagare na mu kanya nejo nzaguhamagara nanone nejo nzaguhamagara none ngo dusa nubwo twatandukanye ngewe sinkwanga n'imbere y'Imana buriya umuntu mwabanye hari ukuntu umutekereza ukuntu agukuragamo ipantaro yego akagukuramo boxer akagufumbata urumva ko ni ibintu abandi se ntibabigukorera ngenda gukora n'abandi barabigukorera ariko wowe uburyo twabanaga ntabwo wari indaya wari umeze nk'umugore wanjye n'ubwo wenda twatandukanye ntabwo wari indaya twarabanaga tubana neza ikintu wicuza ku gutandukana kwawe nawe saving kubika amafaranga ibintu banyigishaga gusevinga anyigisha kubika amafaranga mu kimina ariko ubu ndayabona nkayamwe ubu ngubu uramutse wongeye gusubirana nawe uba wumva ari nk'ikintu wakwitaho saving ikirenze icyo saving icyo wowe yaragikavaringaga ni iki kintu uba wumva wakosora icyo nakosora wenda nubwo bitashoboka ntabwo twasubirana nabyo ariko turamutse dusubiranye nubwo bitashoboka ntabwo byashoboka byo rwose n'ababitekerezaga mwibagirwe rwose ko dusabe ntabwo twasubirana gusa nzajya mufata nka bashiki banjye nk'uko mbona abandi bashiki banjye hano mu muhanda abakobwa bose gusa ibyo gusubirana nabyo mwibagirwe gusa dusabe nzakomeza mukunde tuzajya duhura niba ari agafanta nka mwe nawe niba gafite akame ariko ibyo gusubirana nabyo ntabwo byakunda n'uwabitekereza ngo uwo ari we wese warabibuze nose wicara ubisaba kangahe ntabwo nakwemera umva rero mbivugiye hano niba naranabigusabye kwari ukubeshya ngo kwari ukubeshya ariko se umuntu yarafite n'imbere y'Imana yo mu ijuru aretse araje ave hano kuri kamera wicaye ubivuga kangahe se dusa n'ukuri kw'Imana ako dusa ni iki yakabasi yakora kugira oya mumbarize wowe ujye ubona wasubirana nanjye urakoze nanjye nuko kandi wowe wicara ubimbaza ariko reka nkubaze dusubirane yabaye indirimbo icya mbere nta kibuno ufite ariko ufite face nziza nimba nagifite se uzagenda ushaka abagifite ngewe nkunda umukobwa ufite ikibuno uzagenda wese ufite iki wowe mbwira ikintu ufite uvuga ati ngewe ufite iki ngiki ariko nubwo wenda kanibagire urahagarara ukenda gusunduka ariko bana yaje yakwitagaho oya dusabe gusa
arankunda kandi nanjye ndamukunda hano dusa ni ukuri kw'ibara nzajya gufata nka mushiki wanjye ariko seriye ntabwo twasubira ubu se reka nkubaze n'imbere y'Imana ntabwo twasubira ni ukuri kw'ibara n'imbere y'Imana yo mu ijuru dusa ntabwo twasubirana pe Imana ikubabare mu kanya nituva hano kuri kamera hari uravuga ibindi ibyo uba uvuga hano kuri kamera ntabwo ari ibyo uvugira hanze wafashe umwanzuro wo kuza kubana na Yaka kandi uzi amakosa ye uzi yuko ushobora kuzayihanga kuki byakunaniye kuyihangana no gukubitwa ngewe ndi ingoma y'abadiporoso bari bakubita amakosa wakoze Yaka uko wakubitaga mubaze byaterwaga n'iki ngewe ndi ingoma kumenagura ibintu nimba tuguze umufuka w'umuceri ahita awunyabageza hasi ubundi akandagiyemo cyangwa wowe wawuguze ni inshingano zawe niwe wabaga wawuguze gura umuntu w'umugabo ntabwo wamenya nawe umenaga uwo byagenze bite genda uvugira imijinya mibi wowe umenagura uzi ko nahoraga mbika amasahani munsi y'intebe nyasesekamo kugira ngo ataza ngo ayafate ikintu nari narasigaje kitameneka n'aya masafuriya kuki wewe naraziga nakubaza ese waraye hanze uraza umbaza icyo uvuga reka kuvuga ngo naraye hanze umwaza amafaranga naguhaye hasigaye angahe uri kumbariza iki njye nawe dusaba n'amaga amafaranga mama se kuri sako hari yangahe mwe ntago mbizi hari ayo nabaga narasese yabaga ari ku gatabo nkaza nkamuha 30,000 mwe se ya mafaranga naguhaye nimugoroba hasigaye angahe mwe nayakoresheje si umuntu sinakuguriragamo imyenda se yawe sinagendaga nkayafata nkakuguramo imyenda inkweto bogisa amasengeri arugo nayaryaga si wajyaga kubona ukabona ndabizanye ariko wenda twitekerereze ku ibyo tubyereze byiza by'urukundo twigeze mugirana twirengagiza amakosa y'ibintu byabaye dutekereze ku bihe byiza urukundo mwigeze mugirana niki wibuka cyadusabe ku bihe byiza mwagirana gusa ntabwo ngiye dusabe kugeza n'uyu munsi ntabwo mwanga ariko ntabwo twakongera kuba n'undi munyarwanda uwo ari we wese abimenye ko rero ikimbabaza ni uko uza ukavugira aha ngaha ngo ntabwo twakongera kubana ijoro ryose ukarara umamagara aho umaze kuguhamagara ni ikibazo ngo dusubirane oya ntituzasubirane ariko ntabwo bizambuza kukuvugisha ntarebe ujye umvugisha ariko ntuzongere kumbwira ngo dusubirane dusa amakosa ya Yaka tuyirengagije oya ntabwo nayavuga ni menshi oya ntabwo tugiye kuvuga amakosa dore ukuntu ahise ambuze ariko nanjye mfite ibyaha byinshi uyu nguyu ibyaha ariko araza akavuga ibyanjye araza akavuga ibyanjye ntanagire na kimwe ahisha ariko we ngo sinkabivuge umuranda kubikiye ushobora gutekereza ukavuga ngo basi iki gihe yakoraga ibingibi yatasinze yabakoraga ibyiza nawe yasinze nizeye mu byiza yakoraga nibura nk'ibintu bitatu Yaka yakoraga kuvuga ati niyo iyo utekereje ukavuga ati mana umutima ufashije Yaka ukamukuramo uyu mutima w'ibi bintu yakoraga ukamukuramo inzoga n'ubusambanyi ahandi yaba ari mu byiza yakoraga ni nk'ibihe wibuka ukavuga ati bishobora kubishingiraho ndi gukira umuntu kuri mikoro wumva ukuntu ari buvuge wa mugore wa mudiyasipora ugiye kubishingiraho yitwa niwari ni ibihe ntabwo namuhamagara ariko ndamwubaha ni umugore w'umuvandimwe ugukunda bya tari ukunda nde wahandi naraye cyagiye wa mugore wa ntuzi sinaye guhamagara nka buri kubwira ndavuga ngo njyewe icyo kintu Yaka ndi kumva ikintu ibyiza byawe wari ufite imbere ya Dusabe twirengagije amakosa yawe mu byiza ntawe udakosa mu byiza byiwe nibi mu byiza bye nibihera nta na kimwe atasinze aba ari umuntu muzima yakoraga iki icyo gihe yabaga atasinze yaranyubaga naho yasinze nabibaga ndizera kandi oya vuga ibyiza nakoraga ntabwo nari nzi guhaha guhaha ko ari inshingano zawe ibyo guhaha byo byari inshingano zawe n'umuntu w'umugabo zari inshingano ze ntabwo naguhaga amafaranga meza Yaka uri kubivuga amafaranga meza amafaranga yarangiye nawe kusukisha kandi ari inshingano zawe kugira ngo umugore ase neza ati dore umugore we yakasa neza we yagukoreraga wumva nk'umugabo amafaranga yanjye sinayakwerekaga icyababaje ni uko yawe wayahishaga
nyabitse ukajya gukora ikimina ku bandi kandi narayafashe nkayazana mu rugo rwawe ayo nabonye yose nkayakuzana ngewe nafashe amafaranga nyazana mu rugo rwawe sinayariye sinayajyanye ngo tuve mu mafuti rero nuza garafurere nzovu na Esteri na Delphine urababona gute? ndababona neza barase ko ari kwaje kwapura hari amakosa ejo bundi wakoze nijoro aho mba njya ubundi we nubwo babikureba ngomba gukora icyo shaka ntabwo tukibana umwataye igihe shakiye ntabwo kingenza ubundi ubungenzura gute ko nakibana nawe kuri byo gukora ikiganiro ndamaze ukajya kuvumba ubugari kwa Esteri koko ni ugushaka amafaranga rega amafaranga ntacyo atagukoresha ubuse ko wicaye ikiganiro mu gicuku imva na saa 9 z'ijoro nabyuka nkagenda na saa 9 z'ijoro nabyuka nkagenda ngakurira amafaranga none se biriya bintu ubona bizakugeza ahubwo we bizakugeza niba usigaye ugenda ijoro ujye gukora ibiganiro mu gicuku si amafaranga mba ngiye gushaka se wumva ngiye kwica umuntu cyangwa ngiye kwiba saa 9 z'ijoro umuntu amamagaye ati mbonye inkuru hano ngwino tugende nabyuka nkagenda ukajyana n'umwana ubundi nkamujyana nyine ahubwo wowe ntukankotorore ngewe ngomba ntabwo nagukontorora ariko nzakugira inama nka mushiki wanjye wo kujya ugenda amajoro nubwo wenda nta mugabo ugira ukuyobora ariko kugenda ijoro n'umwana umuntu aragufashe ajya gukoresha ikiganiro nijoro mu gicuku